bakunze ba filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi, iyo tukuzaniye n'agahebuzo. Ni filime nziza cyane yitwa Munyana. Yo, biga ibintu bibabaje. Munyana ntagenda, afite ubumuga bw'amaguru. Kobana we, kuki babiye ku ibintu bibaho? Baba barenda kwigiza mwana wanyumvugisha. Ku rundi ruhande Jeff barashaka kumushingira umukobwa adakunda witwa Fanny kubera amabanga badashaka ko ajya hanze. Iki se kandi si ibyo ushaka kubwira mubwira. Okay. Kawo reka gukira. Sibyo nzakora ibishoboka byose kandi uyu mwana wacu arubaha ijana ku ijana. Reka tumuhe igihe gitoya kandi ndabizi neza ko bagomba kuzabana. Ntabwo rero aka kanya ari kugomba kumuhatiriza. Nge sinzi n'ikibazo afite. Ibihunitswe kenshi biramungwa. Ibi bintu twarabimubwiye neza. Ibihunitswe biramungwa. Ntabwo se twabikubwiye ko umwana turimo kumutegura kandi biramungwa ariko nyine umwana azagira aho abyumve, azabyumva. Jeff ko atangiye kwikundira Munyana bizagenda bite? Ariko gaki mbese kajya nawe. Ahubwo se wanekerejeho gute nzanira Imana igihe cyose nitekerezaho. Ayiwe, burya mama Jeff niwe wishe umugabo wafatanyije na musaza we. Ubeho ubetse ibanga ry'ukuntu njya ntekereza ukuntu ngewe na musaza wanjye twishe umugabo wanjye. Ese urukundo rwa Munyana na Jeff ko batarushaka? Mama Fanny arashaka yuko Jeff abana n'umukobwa we, bitabaye ibyo gashyira ukuri hanze. Jeff ntamenye yuko Munyana atagenda afite ubumuga bw'amaguru, azakomeza mukunde. Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Mickey TV Show. Buwa mbere mu kwireba kuko akanya tuvugana yahageze.